wanjye ndisonga babyaye nimuntega amatwi maze mukore bizabahesha umugisha. Ubashese abahongereye ibyaha bye naho uhimbaje nyina abameze nk'uwihunikiye byinshi. Ubahase azaronka ibyishimo mu bana be kandi umunsi azaba yambaje isengesho rye rizakirwa. Uhimbaza se azaramba kandi uwumvira Uhoraho azahimbaza nyina. Utinya Uhoraho yubaha se kandi agakorera ababyeyi be nk'aho ari ba shebuja. Uzubahe so mu magambo no mu bikorwa kugira ngo umugisha wawe uzagusakareho, kuko umugisha wa se w'abana ukomeza amazu yabo naho umuvumo wa nyina ukayarandurira mu mizi. Mwana wanjye jya ushyigikira so ageze mu zabukuru kandi ntukamutere agahinda mu buzima bwe. Niyo ubwenge bwe bwakendera jya umugirira impuhwe ntuzamusuzugure ngo nuko wowe ukiri umusore. Koko rero ineza ugiriye so ntiyigera yibagirana ahubwo azakubera imponga no y'ibyaha byawe. What?
nugera mu makuba uhoraho azakwibuka ibyaha byawe bishonge nk'urubura rw'ikanzumucyo utererana se abari inkorashyano ntaho ushavuza nyina abari ikivumi imbere y'uhoraho